Ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze uyu n'umwanya tubategurira ndetse kandi tukabagezaho amakuru abagezweho ndetse n'ingingo nyamukuru ziba zagiye zisohoka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye mu minsi yashize. Ngira ngo mwabonye ko mituweli yazamutse ikava ku cyiciro yari iriho cyangwa se ku giciro yari iriho ikagezwa ku kindi cyiciro bitewe n'ikiciro umunyarwanda abarizwamo. Rero benshi bakomeje kugenda batubaza bati muturebere no mu mashuri murebe ko hari icyaba kigiye kwiyongeraho. By'umwihariko rero ni amakuru rero yasohowe mu binyamakuru bigiye bitandukanye, aho rero u Rwanda rwongereye agaciro k'ifunguro umunyeshuri agenerwa ku ishuri. Iyi nkuru ikimara gusohoka, abantu benshi bakomeje kugenda bibaza bati se ubwo agaciro k'ifunguro umwana agenerwa ku ishuri kaba kazamutse, Minerval yo ntago yaba yatumbagiye? Byose rero nibyo tuje tukarengwa muri iki kiganiro. Nkwibutsa ko nimba rwa mbere ugeze kuri no muyoboro mugari mu Rwanda wa YouTube channel mutakora subscribe rwose, reba aho hasi ukande subscribe ndetse kandi ukanda akazogera kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Naho ngenditsire muhumuza mbaye ikaze mu gihe kugira ngo turere hamwe ibikomeje kuvugwa mu burezi bw'u Rwanda. U Rwanda rero kugeza amagenga yangaya ni kimwe mu bihugu bike bya Afrika bigaburira abanyeshuri ku ishuri bose bakarya, baba abiga bataha ndetse nabiga baba mu kigo. Ifunguro rero rigenerwa umwana wo mu mashuri abanza rikaba ryari rifite agaciro k'amafaranga 150